bimeze bite? Ko nashaka amabuja wa hano. Mwavuganye? Ntago twavuganye ariko rwose mbabarira muvugisha ndamushaka. Ndakwinginze twangaye. Subwo wamfashije ugakorera n'umugisha. Subura urabona koko ntagize mu ndeni mabuja. Ibintu z'i Kigali biracyakora. Ubwo kora. Ntako se nkoremo urabona ibi bintu koko do. Iyi nta n'imifuka nta. Uzuje gusaba akazi. Kibuze wambabarire koko nkavugana na ntago dutindana ni nk'iminota ingahe turi bumara. Wenda ngurira n'icyayi ariko dore iyi myenda nambaye nta mafaranga mfite pe. Mabuja hano hari umuntu gusha. Umuntu nshaka ninde ko nta muntu mfitanye nawe gahunda uyu munsi. Nese urabwirwa n'igise uwo ari we utaha.